Amenifanya nimechukia wanaume. Yatumye nanga abagabo. I hate men. Nanga abagabo. Uwo yitaga umukunzi we yamwiyoberanyijeho yiyita umusirikare. Arangije asenya ubuzima bwe. Yamutegetse gufata inguzanyo. Birangira amubuze yewe n'amafaranga. Bari barahuriye kuri Facebook. Aramwizera, amuha umutima ariko birangira awushenguye. Majina naitwa Metri Nanjala. Ndi umunyaruhiye wo muri Kenya. Nakuriye mu miryango ibiri itandukanye. Mama na papa batandukanye nkimara kuvuka, maze bose bashinga izindi ngo. Uyu munsi twasuye Metri Nanjala, umugore w'intwari utuye mu gace ka Kibera. Nanjala ni umugore w'ibana kandi akaba afite abana 3. Yahuye n'ibikomeye byinshi, isi iramugerageza ariko we ntiyacogoye. Yakomeje kurwana nabyo ndetse n'isara cyafite icyizere cy'ubuzima. Iyi nkuru iteye agahinda kandi iraza kubisomo kuri benshi. Sina baba, sina mama. Unaponifanyia ibyambayeho byose byagize ingaruka ku bana banjye. Uko bagenda bakura barushaho kumbaza ba papa wabo. Nanjala yakuriye mu buzima bugoye. Ababyeyi be batandukanye akiri muto, ubundi ajya kurerwa kwa nyirakuru. Nyuma yaho nyina yaje kumuvana kwa nyirakuru amujyana kubana n'umugabo we mushya utarise. Ubuzima bwaho ntabwo bwari bworoshye, ntiyitabwagaho ndetse n'ibyibanze by'ishuri uyu Nanjala ntabyo yabonaga. Kugezaho yafashe umwanzuro utari mwiza maze yishora mu buraya. Yashakiye ubufasha hanze, yisanga arimo gukora imibonano mpuzabitsina akiri muto, ariko byose byarangiye atwite. Hari igihe nari nabuze amafaranga yo kwiyogoshesha n'ayo kwishyura ibizamini. Nagiye ku muntu twasenganaga wari ufite salo yogosha, musaba kumpa serivisi yego yandiza no ku mafaranga. Natekerezaga ko ari bumfasha atananije uko yari umuntu w'umupasiteri. Gusa ikibabaje yarambwiye ati kugira bimpe nuko tubanza kuryamana. Yanteye inda, ni nabwo nari ntwise bwa mbere. Nanjala amaze kumenya ko atwite yahungiye kwa nyirakuru kuko yashakaga ko umugabo wabanaga na nyina atabimenye. Nyuma ise umubyara yaje kumenya ahari, arangije amuvana kwa nyirakuru amujyana iwe. Nanjala wari ubyaye akiri muto yatangiye gushaka imibereho n'ibyatunga we n'umwana we. Yasigaga umwana kwa mukase ubundi akajya gushaka amaramuko. Nari mfite imyaka 15 ubwo nabyaraga umwana wa mbere. Iyo najyaga gushaka imibereho umwana namusigiraga umugore wa kabiri papa yari yarashatse. Nakoraga hitwa Eldoret. Igihe kimwe papa yigize kurwara ansaba ko natanka ajya kumwitaho. Naje kubura ku kazi, nsaba inshuti ko zanshakira kandi nazajya nkura i Nairobi. Nakoze amezi 2 nza kwakira message ndi ku kazi bambwira ko papa yarembye cyane. Nahise nihuta njya kureba papa, ariko nashyitse nsanga byarangiye. Isa kimara gupfa ubuzima bwa Nanjala bwatangiye kumugora cyane. Umukase nawe yahise ahinduka atangira kumwanga, yewe atangira no kumutoteza. Nanjala waje gusiga umwana kwa mukase yaje guhura n'umugabo barashakana, yongera kubyara umwana wa kabiri. Gusa ibyo yitaga umukiro kuri we siko byagenze kuko urugo rwamubereye rubi. Ese wakibazaga ko Nanjala yaje gusubira kwa mukase, ariko ibyabaye nyuma ho byo birababaje. Umugabo wanjye yarankubitaga akaza yasinze, mbega nta mahoro nahaboneraga. Kugezaho naje gufata umwanzuro ndahukana subira kwa mukadata. Sasa hiyo baridi ikawa imeniingia, kifua ikafungana. Ndibuka ryari ijoro rimwe hakonje cyane kandi imvura yari irimo igwa. Ngezaho nitaga mu rugo, umugore yanga kumfungurira kandi icyo gihe nari mfite n'umwana. Imbeho yarakomeje iranyica. Nafashe umwanzuro wo kujya gushaka tante wanjye ndebe ko yamfasha. Gusa kubera kwicwa n'imbeho nari ndembye. Ngeze mu nzira ndangije ndagwa. Kubw'amahirwe tante yahise anyuraho, arangije aramfasha. Yamfashije nk'umwana we nubwo benshi banyitaga umutwaro. Yaramfashe ajya kunyitaho muri ako kanya. Namusobanuriye ibyibiye byose nari ndi gucamo. Yagiye gusura nyina agamije kumusigira umwana wari ufite umwaka umwe, ariko umugabo wabanagana na nyina arangije arabyanga. Yahamagaye inshuti ye yabaga mu mujyi kugira ngo imufashe kubona akazi. Kubw'amahirwe bamubwiye ko gahari. Ageze mu mujyi inshuti ye yagombaga kumwakira. Yamubwiye ko ari ugukora uburaya. Nanjala wari uremerewe n'ibibazo nta kundi yari afite kubigenza uretse kubikora.
Nyuma yaho Nanjara yahamagaye nyirarume maze asaba umugore we kumufasha kubona akazi keza ndetse akamufasha n'umwana mu gihe yaba ari mu kazi. Data wacu n'umugore bemeye kumfasha mbona kandi kazi. Ubundi nanjye mpagarika akazi k'uburaya nari mazemo iminsi. Naje guhabwa akazi ko gusukura amazu y'abantu agiye atandukanye. Umwana wanjye nari nsigaye musiga mu irerero mu gihe nabaga nagiye mu kazi. Icyo gihe umwana wanjye yari afite imyaka 3. Nabaga mu nzu nishyura 1500 cy'amashiringi ya Kenya no gutwararaga hasi twakomeje kubyihanganira. Ubuzima bwatangiye kuba bwiza kuri Nanjara ubwo yahuraga n'umukunzi mushya kuri Facebook. Bapanga ubukwe igitaraganya, gusa uko yabyizeraga siko byaje kugenda. Yamusabye ko yakegera pasiteri, ubundi bagapanga ibintu byose bikajya ku murongo. Yahuye n'abagize umuryango bose, mbega ubukwe bwari bwahumuye. Yamutegetse gufata umwenda kugira ngo batere inkunga ubukwe bwabo. Nikafika mahali sasa ukijana akaanza kuniambia hiyo nafashe imyenda irenga $1000. Nari nizeye ko azishyura ku munsi w'ubukwe nk'uko yari yabinsezeranyije. Nagiyemo abantu benshi amadeni, gusa nari narahumye kubera urukundo. Ndibuka igihe kimwe yari nimugoroba, abantu bari baje kwa pasiteri twese dutegereje umugeni katugeraho. Twarategereje amasaha aricuma, yavugaga ko ari hafi kuhagera, gusa ikibabaje nuko atigeze aza. Yabasabye ko bamworeza amafaranga ya lisansi ariko ntiyigeze aza. Byarangiye abantu bose batashye, ubundi asigara mu rusengero wenyine arira. Hari habaye nka nimugoroba, abantu barushye, yewe bari banashonje cyane. Pasiteri arangije yodaringa ibiryo kugira ngo abarangiza ritaza kubica, kuko twari twategereje cyane ndetse twanarambiwe. Yatubwiye ko lisansi yashize, ngo ninshaka nkura amashiringi 400 ubundi bagura igitoro. Nabwiye pasiteri arangije arayamba, ariko byose bibi by'ubusa kuko ntago yaje. Numvise isoni n'agahinda, nari natwite inda ye. Nyuma y'uwo munsi telefone yarazimye burundu, sinigeze nongera kumwumva. Nyuma yaho mama wanjye nawe yarapfuye, nari nsigaye ndi imfubyi. Nabyaye umwana wa 3, imyenda yarandenze. Hargendeba umwana we nkumva ndamwanze kubera ubabare yanteye, ariko n'umwana wanjye ngomba kumurera. Nishimira ko ngeze hagati mu kwishyura imyenda, ariko ndacyafite ibibazo byinshi. Nari natangiye ubucuruzi ariko isoko rirashya. Sinzi niba yari umusirikare koko, ariko niba abasirikare ari uko bakora ntibabihagarike rwose. Ndira buri munsi, ndasaba abagabo ntimukagirire nabi abagore, cyane cyane ababyeyi bibana. Abamama bibana ndabakunda, muri intwari cyane. Nanjye ubu ndi imfubyi. Ese iyo mungiriye nabi mama mushaka ko ngira nti amarira ndira se iyo bamarira iki? Nkunda abana banjye cyane, ndasenga ngo Imana izabaho ubwenge. ichukue ni wewe upita hiki hatu za pain. Umri wangu niko na watu 3. Mimi ndio kila kitu. Sina babangu ama mamangu, nitabeba watoto nipeleke. Sasa hivi ushago, sina mtu mwenye nasimama kama si aunti yangu. Sasa hivi umri wake umeenda. Nafaa pia ni afurahie. Si anipe. Nawapenda sana. Ubuzima bwa Nanjara n'abana be ntibworoshye, ariko afite icyizere cy'ejo hazaza. Asaba abantu bose kureka ibikorwa bibi bagafashanya nk'abantu. Yahuye n'ibibazo byinshi ariko ntiyacitse intege. Arakizera ko ejo hazaza hazaba heza. Nyuma yo kumva inkuru ya Nanjara bikwigishije iki? Mwakoze kudukurikira. Ntimwibagirwe gukanda subscribe no gusangiza iyi nkuru ku bantu bose. Iyi ni Voice of Time TV. Nje nyito Wakanda. Ndabashimiye.